sawa Janvier koko abantu bacu baramaze iminsi batubwira ngo twarashitse twaratuje kandi twari twabasezeranye yuko sokomeza kubaheza ibiganiro ni udukwiye wari umaze iminsi ubugiyemo ko wari usa n'ubuzeho. Ni iby'Imana gusa n'ubundi tuba turimo ko musanzwe mubimenyereye ko tubahereza ijambo hano. Hari amakuru twaza dushakisha cyane ariko si amakuru gusa, twari mu byishimo by'iriya ruguru iwacu, nizo twari turimo gusa, ariko ntaza numva aribyo twuganiraho kuko je nazo numva dufite vision nyine y'ejo hacu hazaza, ahubwo je ko ukuntu zamereye neza kinumva naje novuga mu kwakundi abayobozi bacu bari bavuganye n'ukuri bari bameze neza kabisa, tuzamura abayobozi bacu bari bameze neza, igihugu cyacu kuba cyabonye tuzamura icubahiro kabisa byari bimeze neza. Iki cyumweru cy'icyumweru cy'ibyishimo n'umunezero, keretse sinzi umuntu hari utarishimye ntawe kabisa. Dukomeje no kwiragiza Imana kugira ngo niko yanditse aravuga ngo mushimire Imana muyiragize n'ibiriki n'ibiri bizatubayeho muyiragiza n'ibiri imbere. Ni ukuvuga ngo ibiri imbere turayibiragije kugira ngo ariyo ibidushobozamwo kenshi twakwishoboza. So rero ngahe tubwira icyo duteguriye kuri uyu munsi tuza guhereza abadukurikiye hano kuri channel zacu. Sari ibindi si ibyishimo dufite ziri haruguru iwacu, ukuntu byagenze neza, ukuntu amahoro ahagenda aboneka, ukuntu Imana yagiye itabara abantu. Oya ibintu biri ruguru ejo narabibonye, ndebe ukuntu ababyeyi bahawe basirimba, ndebe ukuntu abapapa beza baba bavuza amapendo, nama numva nkumbuye iwacu kabisa, numva ndahakumbuye, numva kabisa ndahakumbuye. Ese Janvier ejo bimaze kuba kuriya we niki wahise utekereza nk'iwanyumva urakumbuye, wahise utekereza iki muri make yewe? Ikintu natekereje ni message nohereza abantu bari no mu mahanga. Message ni umuntu udatabaye, ntatanga umusanzu, ntakora ibikorwa byo kuvuga ngo wenda hari abazafasha imyenda ibintu runaka bakohereza. Ubu nyine inzira zabonetse, mufata amahuza abadafite amafaranga mwohereze abana bari ruguru bari ku rugamba, uko muzaba mwafatikanyije inama. Cyo natekereje navuze ati kubera tukiyatwiga ibintu byinshi, twotanga umusanzu, tanga umusanzu cyane cyane kuri bari abantu bafite imikasi, nuko tugende duhinduke. Afite imituku myinshi uko hari umuntu ufite imituku 5 kandi ndango bazayishimira ahubwo ira mituku oya ntibaza sinzi nawe bazayish ahubwo nzi n'abana abantu bafite imituku nka myinshi wenda baba batakiciwe uko bigihawe, we si ukwibuka wenda baba abayobozi babo bazabahamagara bakababwira akavuga ati yewe nari nafatiriwe ariko nimbona amafaranga ngana gutya n'amezi mu nyishuzi nzo ishoka n'ikindi nzo bitanyishura. Noneho kubera wenda niba aragahuge niba ari iki ugasanga akamusanga abaye menshi wanijya netegaye none tuze sico gataba manager sico n'abantu badafite imirimo aboneka kwishura umusanzu ari tutashe twishura umusanzu. Ese Janvier kubaza tukira aho ngaho gutabara ari ugutabara ukagenda ukibera ku rugamba n'utabara mu musanzu ninde cyane ni gute ufite imbaraga? Ninde ufite imbaraga cyane? Ni uwatabaye akigererayo. None twagiye ni ukuvuga ngo ibitumye nyine ukiri hano banza ubikorere mu musanzu, ko numva bizaba byerekanye nanone yuko mufitanye iki muri kumwe mbese muri ku rugamba rumwe, ariko nudatanga umusanzu uvuga ngo ufite kuzoja ruguru nta cyemezo uba ufite. Hari kanisa yose twateraniyemo, umuntu arasenga ngo arangize gusenga aravuga ati tumwe kuva dusengere iwacu noneho aho bigeze mureke dusenge noneho tugende. Iyo bari bamukubise. Oya ni ukuvuga ngo ikintu tugomba gukora tubanze dukore, nidukora guhagurukiyeho ntibizadusaba ibintu byinshi. Oya ni indege gusa kugira bajanye natwe nizo kurajanye ba excellence niko natwe zose kadutwara cyane.
so rero ku bantu bataratanga umusanzu kuri uzi kuraza ku ijoro wumve ko udafite amahoro utatanze umusanzu w'ubwoko kandi nyine barabyoroheje basigara bishira no mu miryango hari ahandi mahure abantu batarajoyininga imbuga z'imiryango muza mugenda mufashe imiryango batanga umusanzu hariya niyamara nimba unaniwe gutanga kuwa karere utange ku umuryango nawe ugenda ugashita muri ka karere barangiza bagafasha ubwoko zose nibyo gufasha mbese ni ukwegeranya abantu barebe ko naryashakanye gukomeza rikahaba ryo kugira ngo bakunde ubwoko ndumva ari byiza rwose ndumva ari byiza yemwe dukomeze dusengera iwacu nubwo twari tuvuze gutya gusenga ni byiza no kugenda ushoboye nawe ni byiza kuko igihe abanyesereri bari barajanywe amateka nabo bakaza basenga bakoraga mu mwanya umwe ni ukuvuga ndibwira ko muri Israeli igihe bari barajanye amateka ntawe akazi ujya ngo yime mugenzi wiwe hano sinzi umuntu ejo ndabivuze bari mu gusanga umuntu gafite ngo amahuzu ngo 5 ngo ariko iwacu akabusanga ndibuka neza akabusanga iwacu umuntu afite ihuzu yo gusengana kuri Noel no kuri Noel gusa uyasohoka Noel ukamwika yahuzu kugeza pasa kibaye pasa kayavamo ugasura ukayambara kandi muri Noel cyangwa se wakoze igitangaza ukayambara kuri Bonane ariko hano uri mu gusanga umuntu afite amahuzu ka 40 50 ariko ubw'inzira zabonetse zo kuzamuka iwacu ndibwira ko abantu benshi tuzafasha abantu amahuzu abantu iyo bavuye mu ntambara bafite ubukene bwinshi bw'imyenda ibikoresho ibiki abantu twiyegeranye tuzofashe bene wacu none tukiye aho ngaho niyihe viziyo ufitiye gakondo niyihe viziyo uri kuvuga ati mu gihe inzira ziboneka niki kintu uzosubirana ruguru uri kuvuga ngo nanone nubwo watinze mu mahanga ngiki ntacyo bazaniye umusada wanje bazaniye abantu biriye avuga ati dore tubonye abagabo ngabo cyane urakoze hano twaje ku ishuri nubwo turi muri ubuzima nyine bw'impunzi ariko twaje mu ishuri kuko iyo abantu bahunze tibazasiga ubwenge mu gihugu muzamubuza niyo mwahungiye kuko niba twaraje hano kabasigaye imenya ngo wenda gufata ishakoshi ngaheka ngacuruza hari amafaranga nobona ubwo n'ubwenge nzojana ruguru iwacu nashika babona ukuntu pancuruza ukuntu nabaye civilize ndagifite ubwo kuvuga ngo musinjana ishakoshi go singira gute no kujana ishakoshi usa gucuruza kwanje konyine bizoba ari somo zobanjanye ruguru ucuruza ukuvuga ngo hari icuruzo bitandukanye ese urumva ari kikiye kintu ukora bakavuga ati byari bihari ariko twakaza tumenya nuko nyine bazabicuruza nikiki hariya si wacu hari iwacu abo tucuruza bwinshi butandukanye urebe kino kuvuga ngo ubone ifumbire amase ino tuza tuyagura hariko iwacu bakazugenda ukitorera ukagenda gusa umena mu ruzitiro uri kubona ariko nukuvuga ngo ubu nyine ngiye hari ngo nofata gusa kavuga ngo ndakora product yifumbire gusa mu muhana w'iwacu kandi ira product hari ukuntu abantu bize biology bazayikora mu mashanyarazi urumva tubazanye umuco kero no umuco ubonetse aho usibye nico ukore tumara kugera hari haruguru hari ibintu byinshi tuzokora kazangaga tuvuga ngo abantu ngo tubokwimba inoro ukamumva kwimba inoro ariko ivya barabene wacu Bukavu ukumva nyine wowe tibikureye jewe turamutse tugeze ruguru tukagera ruguru jewe ni noro nozimba kubera ikintu cyose kimpeza ifaranga turazibonye se excuse me ikintu cyose kimpeza ifaranga kinyinjiriza ngomba kuzoyikora tugere iwacu ruguru na hano mahanga zo tubikora ivy'imbaraga izo mbafise abantu benshi turabikora ariko iwacu tutakoraga kubera yuko twari taragenda ngo tubone uko abandi babaye nuko ngo ruguru hari akantu twari tugira ngo barangaye ukamuri ngo siko runaka ngo muramabona nyine ngo ndi gukora mu madafari mukinda foro mu madafari uzifaranga zifite nuko ngo tuzaba dufite iterambere ryo kubakisha amadafari akoze atwiritse yayandi bazagira kuba ngo ni ugufata
Kinombe reka tuzite gutyo ukaba uvuga ngo ikindi kigiye kuba iki cy'amadafari utwike ukora amantuza n'indi utazokugurira kuko tuzaba dufite iterambere twese ryo gukora iki kubaka ibyo ni ibintu tubazaniye kandi tuzi gukora gataro Janvier tuzokoresha abantu ndumva ibintu biguye kuba neza Janvier tutaragira none niki kintu cyagutangaje igihe wavuye ruguru iwacu ukigera ku muhanda gucya ku mujyi gucya ukicinja mu mujyi nibiye bintu zagutangaje wumva uratangaye cyane nuko twebwe kera buriya abanyendondo nikaho babonye umujyi batunze cyane sikanga twebwe kubona umuduga byari bitangaza imodoka wakazibona ukiruka nigeze kuzana n'umuduga mu modoka nyine tugiye iyo twari tugiye nukoga yamaze ari kwikanga imodoka yaza gutya akabona ko yose yagiye kutujahisha kwa birandukiye noneho imodoka yanyura nko ku ruhande gutya moto yanyuraho cyangwa imodoka nyine yanyuraho akama yishukura kujya yishukuye ngakubita urushi ese nje naruwo kambona nyine mu gihe nyuzeho nkumva nyine ko birangiye ko itogo garuka inyuma ngo yongere ngo itugonge sinzi ukuntu twageze ngo tugere iyo ngiyo tuja muri hoteli hoteli se makuru ya hoteli umuntu avuye kugura zaryo hoteli tubona abandi ari gutumiza utu tuntu kuko hari mu gitondo tubona abandi ari gutumiza utuntu twa breakfast twiga baratuzaniye haravuza ngo bamuzanire chips kuko handi chips kuko ntitibaho chips kuko ni imeze ahubwo yari umuhanga chips kuko yaramenye gute chips ko bayita chips wa noneho ga chips nuko twari twabonye abandi bari kuzirya baramubwira ati chips kuko ntihari nkeretse ahubwo tukuzanire chips gusa nyine nako ku ruhande nta kibazo bamuzaniye n'akavuka bagashiza aho ngaho none warangije kuko avukaga ntiyarayizi ni ukuvuga ku ndondi wari ntavuka zahabaga yampaye tazo uko abantu bo ku ndondi baturira ntavuka zabaga iwanyu wenda mu gace twebwe twari tubamwo hajya iwanyu hari ku ndondo zo mu Ruramba ahantu bita mu Gifuni uko mu Gifuni ntawe nigeze nyibona keretse uko mva kuyiboneye zarasigaye zibera uko wayiboneye muri iyo hoteli nuko arayitumije gafuka amare gutuma avoka yama yiharura akuramo biriya bintu zose nyine byo kurya arangije yama agenda ashaka koza ikibuto shaka ikibuto abantu bagira ngo ngiye kukibika asoje kubiteraga iwabo kuko gatabyari bihaba noneho iyo yamake curi cyambere kwa umuntu muri kumwe awireze turi kumwe gutya live kandi nawe ukabona wewe nawe ukumva we ntakibazo nawe kumva ndi wakora ibintu byiza ahubwo nkumva gamegwe kurya akecuri nuko ngo akecuri rya mbere yamasa n'unyiriwe nyine agiye gucira akecuri rya kabiri ryama bikira byose none se byagenze gute umusaza twari kumwe nyine iyo yaramenyereye no yega yarabizi yarazize umuryango ndetse se wari ikibuto cy'avoka nuko yamayita aho ngaho kubicoge sinzi n'ubu nyine umuntu aracyahari sinzi nimba azajyavuka ese mumva kumzo ni ibyo bintu byagiye binjyana inyuma hari n'ibindi nyine byinshi ariko ibyo nibyo nabonye cyane dushyize mu mushashi wewe ni ibihe bintu wabonye nje ni ibitangaza tudatinze ni ibihe bintu wabonye tudatinze kabisa nje ibintu nabonye twavuye iwacu ari umunsi wa na gatanu turamanuka ngo dushike mba twaraye kwa Murima ngo buce mu gitondo tuzuka tugenda ibuka ibuvira soje tugera ibuvira narasizanye uka neza ko nari nkiri muto yaho kuntu ariko ndavyibuka cyane turara ahantu nta muntu yaramenyereye ibyo kurya byinshi haruguru iwacu ukajya ugahaha ngo turara ahantu bazana n'ibyo kurya sinajya mu mpage numva nyine simpaze nena nasize na mama ruguru namo numva kishavu rirara noneho ngo turabyutse mu gitondo turabyutse umuntu twari turi kumwe ari hano hano turabana hano arambwira ati mwana wanje ko dusa naho twaburaye titugende hariya muri hoteli turebe uko twigenza titugenda apfuye shanga yari bushenge mu muryango titugende ndahwere neza turagenda dushike muri hoteli
hano Kamembe tugiye nyine kwambuka tuja mu Rwanda yani ico yari kera cyane 2012 ngo dushike muri hoteli dusanga harimo batetse amata ibiki ariko bari mu gitondo urumva ko twari kujya amabenyi zombenyi hano bazayita amandazi nuko bazana amandazi barambwira se tugwa amandazi angahe namva ati amandazi 5 amabenyi 5 ya nanagize inzara nari mbe umuntu yaramenyereye kurya umutsima afundikiye uri mu isahani umutemere ugera nkanga waje guhanuka none ngo tugere hari Uvira muri bene wacu ko bari baramenyereye kwakira abantu benshi none ugasanga nyine ko barakora economy cyane ejo kujya kugira ngo babone nabo nizo bazaheza abandi ejo migenda gutyo ingiri ndazi ya mbere ingiri ya kabiri rana amara muri hotel basikati wewe wari kubona uko kandi ya mandazi ajya mari nagana ngaruye yo mu Rwanda ajya ngana kaguye navuga ati ndayamara mushenga nabati niba yasubize tidayamara igi rya mbere birasigara nuko ako ngako akarangira aho ngaho umuntu upaka amabenya 5 wa kurumva ari ibintu zoroshe tizoroshe gose nuko ndamanuka ndagenda ngere i Butare ushikeyo ahantu twadushikiye barateka sinanizi chips ngo ni ibiki sinanizi ngo ni ibiki baratetse ngo barangize guteka two turavuga tuzagiye ducalenjinga mu mujyi ngo barangize guteka ico geza nibuka n'umuriro wari wagiye mu ijoro bazana chips bazana n'umuceri byose abishira hamwe baranyaza ngo barangize kunyarurira barambwira ngo ningi none ugakoramo nakoramo isahani kumva ko idatora umuceri kumva ko idatora n'utundi tukomeye abantu none baza yumukishe ikomeye iteye ubwoba ese abantu bazi none amabuye mu muntu aje none ugatora akatwigiza yo kujya gatora umuceri nkajya bateka none ukajya abacu gatwicanye kumva yuko bakucura kumva ko turakecu teka naje pini ndagafashe ndakecuye kandi kumva bitanaryoshe namba numva kabaye kibuye namba dufata nkaza natora umuceri natora nkaba ngateka ku meza none ngo tuje kubara kujya umuro bamasanga nashize ikintu cyuzuye gutya cyudo chips se kutahajya tunotuntu tuje twanane tumetayi wewe twakuzimanye ko mushitsi wimena none watoranyije uratoranya ugashira ku ruhande akora ko nakantu kagiye kancalenjinga ikindi cyanshiranyiriza tugera ku musozo tuzabwira ku musozo nageze aho narindi ntiza karaga telefone gatoya nageze aho twari turi sanga ico gamataci aratarera sanga muri ugo rugo bafite aga telefone kangana kaguki ariko bafite mu nzu umugabo n'umugore bose nawe ariko barafite imbere n'inyuma noneho sanga bafitemo abana barambira ngo babere musaza wabo bakamwira ngo grafre ngo ko ngura ga telefone ngo ka papa ngo ko kwamagafa noneho kuturageze mu Imana uturage noneho kazuka gasaga uwo anko yagiye ko kwihagira kavati kaga telefone reka ndike kwicara muri salo kora gufa bakava mu nije kamasura kagahunga kama bakoja gufa bakaba mu nije wakisha mpaka igihe yumvira abantu bavuga muri salo kabona kuza kicara kugira ngo ira telefone ura telefone ndifata bavuye mu nije wewe kandi kwera ruguru baba bazi ko abana baruguru ari ibirara abakungura batazi ibintu kama ngatinya tubona yatse ngurebe n'amasaha nakaze kabona kaza navuga ati mana kaza nama nifata gutya kaza nama nifata gutya kabisa tugera ku musozo hanyuma inshuti zacu turabakunda cyane tubahaye ikaze ku bantu hari abantu bari batwandikiye inbox batubwira yuko bashaka gukora ibiganiro kandi hari umuntu wavuze ejo bundi hari umuntu uzobostinga yarebye ikiganiro aravuga ati atari umuntu uvuga ijambo ntimwijire neza arambwira ati nono hari ijambo ufite naje arundi wanyandikiye so rero nawe niba ufite ijambo kuko ibi ngibi icyo twabikoreye ni ugutinyura abantu urubyiruko rw'iki gihe nk'ubushize twari twavuze ngo hari abantu batazatinyuka kuvuga kandi ibintu kugira ngo tumenyere iki audience mu bantu tumenyere public tumenyere kuvuga
ko twari tuzi ko ijambo rihabwa abantu bakuze gusa. Abantu bakuze niba twari tuzi ngo nibo bazavuga ijambo, ariko ubu nyine ke turitoza mudukorera aho mubona tudakora ibyiza, aho mubona mwumva tutavuga neza, muza mutwandikira mutubwire ngo hano mwari kuvuga gutya, hano byari kugenda gutya. Ni ukugira ngo n'uriya wicaye yumve ko yovuga. Hari uwicaye ari kuvuga ngo siko ngo kujave ngo yavuga ngo kundusha. Hari benshi bari hariya ndabazi kandi hari n'uwambwiye. Ariko rero uzotwandikira uze tuguhereze umwanya ubwira icyo tubwira, tutaribagirwa twiyegereje kameramani wacu cyane rwose, akazi gakomeye turadukorera neza nshuti yawe. Respect cyane. Hanyuma nkuko bisanzwe ni ya subscribe ikenewe, share, comment kuri za channel zacu zikurikiranye, ni Ibyiringiro 9 TV na Janvier TV1. Turabakunda cyane, turabishimiye, dukomeze dusengera igihugu cyacu, dukunda n'ubwoko. Shalom.